Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 98, amasomo mu by'ubukungu. Hari byinshi byagombye kubwirwa abasore byerekeye amahirwe bafite yo gufasha umurimo w'Imana binyuze mu kwiga amasomo yerekeye iby'ubukungu no kwiyanga. Benshi batekereza ko bagomba gusayisha muri ibi bishimisha cyangwa biriya, kandi kugira ngo babikore bimenyereza kubaho bakoresha ibyo bunguka byose ntibagire icyo kubazigama. Kuri iyi ngingo Imana yifuza ko dukora neza kurenza uko twakoraga. Iyo tunyuzwe n'ibyo kurya, ibyo kunywa n'imyambaro biturenze, tuba ducumura ubwacu. Imana idufitiye ikirenze imbere yacu. Iyo dufite ubushake bwo kuzibukira ibyifuzo bya kamere yacu, maze tukegurira imbaraga z'umutima n'iz'ubwenge mu murimo w'Imana, ingabo zo mu ijuru zikorana natwe zigatuma duhindukira umugisha abantu bose. Kuzigamira imirimo yo kwamamaza ubutumwa. Nubwo yaba ari umukene umusore ukorana umwete kandi akaba adasesagura, ashobora kuzigama amafaranga make yo gukora umurimo w'Imana. Igihe nari mfite imyaka 12 gusa y'ubukuru, nari nzi icyo kudasesagura bivuze. Mfatanyije n'umuvandimwe wanjye, nize umurimo ubyara inyungu, kandi nubwo twashoboraga kunguka nk'amafaranga atageze ku 10 ku munsi, duhereye kuri ayo twashoboraga kuzigama udufaranga duke two gutanga umurimo wo kwamaza ubutumwa. Twagiye tuzigama make make kugeza ubwo twagize amadolari 30. Noneho ubwo hari hakenewe abantu ndetse n'umutungo wo kubwamamaza, twumvise ko ari amahirwe tugeze yo gutanga ya madolari yacu 30 tukayaha data, tumusaba kuyakoresha mu kwandikisha impapuro n'udutabo duto mu rwego rwo kohereza ubutumwa abantu bari bakiri mu mwijima. Ni inshingano y'abantu bose bakora mu murimo w'Imana kwiga gukoresha neza igihe neza ndetse no kudasesagura amafaranga. Abantu bishimira kubaho badashaka kugira icyo bakora baba bagaragaza ko baha agaciro gake ukuri kw'agahebuzo twaragijwe. Bakeneye kwigishwa ibyerekeye kwimenyereza gukora, kandi bakiga gukora bahanze amaso ubwiza bw'Imana. Kwiyanga. Abantu badafite imyumvire myiza mu byo gukoresha igihe n'amafaranga bakwiriye kwigisha inama ababifitemo ubunararibonye. Twifashishije amafaranga twajyaga twunguka mu bucuruzi buto bwacu, njye n'umuvandimwe wanjye twabashaga kwigurira imyambaro. Amafaranga yacu twayahaga mama tumubwira tuti tugurire, kugira ngo nitumara kwishyura imyambaro yacu habashe kugira igisaguka cyo gutanga umurimo wo kwamaza ubutumwa bwiza. Mama yagenzaga atyo, bityo bikarushaho kutwubakamo umwuka wo kwamamaza ubutumwa. Ugutanga gukozwe n'imbuto ivuye ku kwiyanga, kubera utanze ubufasha butangaje. Bene uko gutanga kutwungura ubwenge butubashisha kurushaho gusobanukirwa neza umurimo wa Yesu wagendaga ukora neza agakiza abababaye kandi akamara ubukene bw'abarimeze amajyo. Ntabwo Umukiza yabayeho yinezeza ubwe. Nta kamenyetso na kamwe ko kwikanyiza karanzwe mu mibereho ye. Nubwo yari mu isi yari yararemye, ubwe ntabwo yigeze agira aho afata ngo ahagire urugo rwe. Yaravuze ati, ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Matayo 20:8. Gukoresha impano neza. Nidukoresha neza impano twahawe, Mwuka w'Imana azakomeza kutuyobora turushaho kugera ku ntego yacu. Umuntu wakoresheje neza itarano yahawe, shebuja yaramubwiye ati, nuko mugaragu mwiza ukiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. Matayo 25:21. Uwari yarahawe itarano imwe nawe yari yitezweho gukora uko ashoboye. Iyo agenza umutungo shebuja yari yaramusigiye, Uwiteka aba yaratubuye itarano ye. Imana yahaye umuntu wese umurimo agomba gukora ikurikije ubushobozi bwinshi afite. Imana izi ubushobozi bwacu kandi izi ibyo igomba kudushinga. Ku muntu usanzwe ko ari umugaragu ukiranuka, hatangwa itegeko ngo nimumuhe inshingano zirushijeho gukomera. Igihe agaragaje ko akiranuka kuri iyo nshingano, nayo hongera gutanga itegeko ngo mumushinge ibindi birushaho gukomera. Uko niko binyuze mu buntu bwa Kristo agenda akura kugeza ubwo ageze ku rugero rushyitse rw'umuntu muri Kristo Yesu. Mbese ufite itarano imwe gusa, yitange uyihe abagenza.
kubwo kuyishora neza iziyongera ihindukemo ebyiri. Koresha imbaraga zawe zose maze ukore ibyo amaboko yabo abona ko ukwiriye gukora. Koresha italanto yawe neza kugira ngo izabashe gusohoza umurimo yatangiwe. Bizakubera iby'agaciro gahebuje ku iherezo ubwo uzumva ubwirwa amagambo ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka. Nyamara abakoze neza nibo gusa bazabwirwa ngo nuko umugaragu mwiza ukiranuka. Nta gihe cyo gupfusha ubusa. Basore namwe nkumi, nta gihe cyo gupfusha ubusa mufite. Mushakane umwete kuzana ibikoresho bikomeye mu nyubako yanyu yo kubaka imico. Turabinginga ku bw'izina rya Kristo ngo mube abakiranuka. Mukore uko mushoboye mucungure igihe. Mwirundurire mu murimo w'Imana buri munsi. Bityo muzabona ko mudakeneye ibihe byo kuruhuka byinshi mumara muri inkorabusa. Nta nubwo mukeneye amafaranga menshi yo gukoresha mu kwinezeza. Ijuru rihanze amaso abantu bashaka kurushaho kunoza imikorere yabo kandi bashaka guhindurwa ngo base na Kristo. Umuntu niyegurira Kristo, Mwuka Wera azamukorera umurimo ukomeye. Umukozi ukorera Imana wese w'umunyakuri kandi witanga aba afite ubushake bwo kugira icyo atanga no kwitanga ubwe kubw'abandi. Kristo aravuga ati, ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Yohana 12:25. Kubw'umuhati udacogora gushaka gufasha aho ubufasha bukenewe, umukristo nyakuri agaragariza Imana na bagenzi b'urukundo rwe. Ashobora gutakariza ubuzima bwe mu murimo, ariko ubwo Kristo azaza gukoranya abantu be b'igiciro ngo babane nawe, bwa buzima wa muntu azongera buhabwe. Ingororano iva mu kwitanga. Umutungo dutanga ngo abandi babone umugisha uzaduhesha inyungu. Ubutunzi nibukoreshwa neza buzakora ibyiza bikomeye. Abantu benshi bazagarurirwa Kristo. Umuntu ukurikiza umugambi wa Kristo ku buzima mu bwami bw'Imana azahabona abo yavunikiye kandi akabitangira akiri ku isi. Abacunguwe nibubuka abantu babaye ibikoresho mu gakiza kabo bazishima bitavugwa. Ijuru rizabera iry'agaciro gakomeye abantu babaye indahemuka mu murimo wo gukiza imitima. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cya 99, umwuka wo kwitanga. Umwuka wo kurarikira wo gushaka imyanya yo hejuru n'ibihembo bihanitse wabaye igikwira mu isi. Umwuka wo kwiyanga no kwitanga warangagaho mu bihe bya kera uboneka gake cyane, ariko uyu ni wo mwuka wonyine ushobora gukoresha umuyoboke nyakuri wa Kristo. Databuja wo mu ijuru yaduhaye urugero rw'uburyo tugomba gukora, kandi abo yategetse ati, nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Nta mubare runaka yababwiye ko ari ingororano y'imirimo bakoraga. Bagombaga gusangira nawe kwiyanga no kwitanga kwe. Abavuga ko ari abayoboke b'umukozi mukuru Yesu Kristo kandi bakajya mu murimo we nk'abakozi bakorana n'Imana, bagomba kuzana mu mirimo yabo ubumenyi n'ubuhanga, ubushobozi n'ubwenge nk'iby'Imana y'ubutungane yasabye mu gihe cyo kubaka ihema ryayo ku isi. Kandi muri iki gihe nk'uko byari biri muri icyo gihe, kimwe no mu minsi y'umurimo wa Kristo hano ku isi, kwiyegurira Imana ndetse n'umwuka wo kwitanga bikwiriye gufatwa ko ari byo bintu bya mbere bisabwa mu gukorera Imana ukwiriye. Imana yagennye ko nta kadodo na kamwe ko kwikanyizwa kakwinjizwa mu murimo wayo. Ibimenyetso by'ubuntu bw'Imana mu mutima: kwicisha bugufi, kwiyanga, gutangana umutima ukunze no kugarura icya cumi umuntu akiranutse. Bene ibyo byerekana ko ubuntu bw'Imana buri gukorera mu mutima. Amen. Nshuti bakundwa, dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku gice cy'10. Umurimo ukomeye Yesu yavuze ko yaje gukora waragijwe abayoboke be ku isi. Kristo we mutware wacu atujya imbere mu murimo ukomeye w'agakiza kandi akadutegeka gukurikiza urugero aduha. Yaduhaye ubutumwa bugomba kugezwa ku isi yose. Uku kuri kugomba gusakazwa mu mahanga yose, mu ndimi zose n'amoko yose. Ububasha bwa Satani bwagombaga kurwanywa, kandi Satani uwo yagombaga gutsindwa na Yesu Kristo ndetse n'abayoboke be. Intambara yagutse yagombaga gukomeza kurwanwa hahashywa ingabo z'umwijima. Kandi kugira ngo uwo murimo ukorwe ugere ku ntego, hari hakenewe umutungo. Ntabwo Imana yagambiriye kohereza umutungo uhita uturuka mu ijuru, ahubwo ishyira mu biganza by'abayoboke bayo amatarano y'ubutunzi kugira ngo bukoreshwe mu mugambi wo gushyigikira uru rugamba.
rwo kurwanya Satani. Imana yahaye ubwoko bwayo gukunda gahunda yo gukurikiza kugira ngo hakusanywe umutungo uhagije wo gutuma umurimo wayo witunga. Umugambi w'Imana muri gahunda yo gutanga icya cumi ni mwiza mu koroha kwawo no kuringanira kwawo. Abantu bose bashobora kuwukurikiza mu kwizera n'ubutwari, kuko ukomoka ku Mana. Muri wo hakubiyemo koroha no kuba ingirakamaro, kandi ntusaba kuba umuntu yarize byimbitse kugira ngo awusobanukirwe kandi awushyire mu bikorwa. Abantu bose bakumva ko bashobora kugira uruhare rwabo bakora mu gukomeza gukora umurimo w'agaciro kenshi w'agakiza. Umugabo wese n'umugore ndetse n'umusore wese bashobora guhinduka abacungamutungo b'Uwiteka, kandi hashobora kuba ibikoresho mu gutanga ibikenewe mu bubiko bwe. Intumwa Pawulo aravuga ati, umuntu wese muri mwe abike iwe ibimushobokera nk'uko Imana yamutungishije. Abakorinto ba mbere igice cya 16 umurongo wa 2. Hari imigambi ikomeye igerwaho kubw'iyi gahunda. Iyaba buri muntu wese yayemeraga, buri wese yahinduka igisonga cy'Imana kiri maso kandi gikiranuka. Kandi ntihabaho kubura k'umutungo wo gukoresha mu guteza imbere umurimo ukomeye wo kwamaza ubutumwa buheruka bw'imbuzi ku batuye isi. Abantu bose bakurikije iyi gahunda, ububiko bwakuzura kandi bagatanga uwo mutungo, kandi abatanga uwo mutungo ntibazatindahara. Binyuze mu gushora imari kose bagira, bazarushaho komatana n'umurimo wo kwamamaza ukuri kw'iki gihe. Bazaba bibikira ubutunzi buzaba urufatiro rwiza mu gihe kizaza, kugira ngo babone uko basingira ubugingo nyakuri. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6 umurongo wa 19. Kuzirikana ko Imana ariyo nyir'ibintu. Kwegurira Imana icya cumi cy'ibyo twungutse, byaba bivuye mu mirima y'imbuto, ku musaruro w'indi myaka, ku matungo, ku gihembo cy'umurimo w'amaboko cyangwa uwo ukoresha ubwenge, ndetse no gutanga icya cumi cya kabiri kikegurirwa kuyoboka abakene, kugoboka abakene no gukoreshwa mu bindi bikorwa by'ubugiraneza, byatumaga abantu bahora bibuka ko ibyo bintu ari iby'Imana, kandi bakibuka n'amahirwe bafite yo kuba imiyoboro Imana inyuzamo imigisha yayo. Uko kwari ukwigishwa kwari kugamije kurandura ubwikanyize bwose no kwimakaza imico myiza izirikana abandi kandi irangwa n'ubupfura. Icya cumi ni icy'Imana. Icya cumi ni icy'Uwiteka. Aha hakoreshejwe imvugo isa n'iyakoreshejwe mu itegeko ry'isabato, ariko wa karindwi niho sabato y'Uwiteka Imana yawe. Kuva 20 umurongo wa 10. Imana ubwayo yisigiye umugabane wihariye ku gihe yageneye umuntu no ku butunzi bwe. Ubwo rero nta muntu wagira kimwe muri ibyo icye ngo abure kuba acumuye.